Ubu tuvugana perezida wa Irani yapfuye, umugabo ukomeye cyane uzwi ku isi, uzwi n'amahanga yose. Abaperezida bakomeye harimo perezida wa Amerika, harimo perezida wa Israel, bose baramuzi. Yari umugabo utinyitse cyane uhambaye. Uyu mugabo bimwe mu byamugiraga ikintu gikomeye cyangwa se mu byamugiraga icyamamare, ngo yayoboraga ubuyobozi bwe, yabufatanyaga na leta ndetse akanabufatanya n'idini. Yari umuyobozi w'itorero rya Islam, akaba n'umuyobozi wa leta. Uyu mugabo yagaragaye ku magambo menshi agenda asebya Amerika ndetse na Israel. Yagiye avuga kenshi, avuga ukuntu ubuyobozi bwa Amerika ari ubuyobozi burimo amanyanga akomeye cyane. Abantu benshi bazi yuko ngo buno buyobozi burimo amanyanga akomeye cyane, ariko ntabwo babasha kubyitaho. Niyo magambo uyu mugabo yavugaga. Igihe cyaje kugera rero, murabizi yuko Israel yatangiye kuvuga ati tugiye kwikoma Iran. Amerika nayo ubundi bari gukoresha amagambo abiri, bavuga ngo intare irahaguruka igiye guhiga ndetse inatonome. Bivuze ngo Israel yatonomye, intare irahaguruka ijya guhiga. Ejo umunsi wa gatandatu, ubwo intambara cyangwa se umuriro watangiraga gucanwa muri Irani, uyu muperezida yari yahunze. Ese byari byagenze gute? Uzi impamvu batamubonaga se? Hari aho yabaga yibereye ari gukora, dore ko yakoraga akazi ke mu biro byose, ibiro bye bishinzwe umutekano, nk'uko mubizi abayobozi uko bakora. Uyu mugabo uyu munsi yashenyaguriwe amazu, aho yabaga hose hahindutse amatongo. Yabashije gupfa, apfana n'umwana we, umukobwa we, umukwe we ndetse n'umwuzukuru we. Birababaje cyane, birababaje kandi birahambaye. Ubwo rero Irani yamaraga kubona aya marira, yamaraga kubona kano gahinda, yisagurukira avuga ati mu byo turi kubona nta mpuhwe badufitiye. Amerika iti nyamuneka ibyameneye n'ubundi bimaze kurangira, kugira ngo mubashe kubona amahoro nimushyire hasi agapira, mutore indi guverinoma, mubashe kubona amahoro, kugira ngo mubashe igihugu cyanyu kibe mu mahoro kimeze neza. Naho Irani yo ati ntabwo byashoboka, nta kuntu baba badukozeho umukwabo ungana gutya ngo twicare tubireberere gutya. Mesile nyinshi cyane zigera kuri 55 zamaze kujugunywa mu gihugu cya Israel ndetse no muri Qatar, ahari ibigo bikomeye cyane bya Amerika ndetse n'ibindi bigo n'inshuti za Amerika byose. Irani yamaze kubiteramo za misile zihambaye cyane. Bivuze ngo iyi ni intambara, ni intambara ikomeye cyane. Ibaze nawe umujyi uri muri Irani, ibaze nawe ibyo bikorwa by'Abanyamerika ndetse n'ibya Israel. Ariko se uyu mugabo yamaze gupfa, ubundi yari muntu ki? Yari umuntu ukomeye cyane kuri iyi si, kuko nta hantu atarazwi. Yari yarazengereje abayobozi bose bayoboye Amerika ndetse na Israel.